reka noneho reka tuve mu isezerano rya kera wese twerekana yuko wese abazungu abayahudi bari abazungu yagico ni no guhumura abantu ya Bibiliya dusoma bati uyu ati umwegiputa twayibonye mu masomo yabanje ati uyu mwegiputa bari kubwira nde bari kubwira Mose umwegiputa ni udufashije ni udukijije bari kubwira nde abamidiyane kwa Yetiro ni udufashije Salomo ati ndi umwirabura ariko ndi mwiza sibyo aho Dawidi ati ndi nagahungu k'inzobe nakirabura k'inzobe nyine nicyo bishaka kuvuga black none reka ariko se kuki bitaba ari kuvuga ngo nakirabura k'inzobe ntago byaba nyine ari translation yakozwe muri oya ntago translation nagiye ngiye kwandika niko ntari kusomera abantu ngo bidatinda ijambo nk'ijambo ryo muri Bibiliya nerekana igihe urayo n'ikigira iki nuko ryasobanurwa igifaransa n'igifaransa gutyo iranzo bivugwa kuko navuze mbere yuko black harimo ibice harimo brown burya muri black harimo brown harimo nyirabo b'inzobe harimo ibikara cyane nk'umugore wa Mose we ngo ari igikara cyane uzi ko ntuza Miriam ntuza nawe bamunenga bati kumva ni igikara cyane ashatse umunyamahanga ugikara cyane gikabije hari bikabije cyane none sasa rero hari ubushakashatsi bwakozwe bugaragara ku rubuga angelfirecom.com cyangwa se hari no kuri ancient knowledge race of Jesus sibyo knowledge race of Jesus sibyo gutyo izo ni site buriho ni site biriho cyangwa se website yes website ubushakashatsi bwakozwe barimo bavuga ngo research to date has yielded that the bodies of Mary of Magdalene, Martha and Lazarus tombs have been discovered with their names and study has shown through DNA. Barikuvuga ngo ubushakashatsi bwasuzumwe kumva yande ya Maria Magdalena, Lazaro ndetse na ba Marita ngo bagaragaje yuko where they lived were in fact Negroes. barabirabura sibyo abantu ushobora kubaza ngo se izo mva zasuzumwe ikintu igipimo cyitwa carbone 14 bakizwe gifite imbaraga kiragenda kikinjira no mu bintu no mu mateka y'amagufwa y'abanyamisiri ba kera uri kumva rero ubushakashatsi bwamaze kuprovinga yuko zira nshuti za Yesu abantu bibuka yuko nta munyamahanga ajya gupfa kugera na Yesu bibuka n'ugeze kuza abango wanyirije umwana ntabwo ibyimbwa bihabwe urukumva se ariko nawe yemo yapurika umuhango w'abayahudi rero kuba yari kumwe na ntuza buri munsi abose barabaki bari abirabura noneho ibi biteye ubwo urumva ko ba Lazaro ba Maria ba Marita bamusavingaga barabaki bari bavuga ko abirabura izi ni za ADN zapimwe basanga nabirabura noneho abantu reka basome byakozwe n'intumwa 13 umurongo wa mbere baravuga ngo umuntu witwaga haravuga ngo hagaragara bamwe mu bayahudi n'abigisha n'abahanuzi nka Simoni na Barinaba barabirabura abo muri Antiokia bitewe nuko Simoni bari baramuhimbye niga uri kubya umwirabura black yes black nigeru abantu bazi kwasoma uzi ko ntuvuga haravuga ngo aribo Barinaba na Simoni uwo bitaga Rukara basome Bibiliya ubundi bamwita ngo nigeru muri Bibiliya yera ngo ni nigeru ariko Bibiliya ijambo ry'Imana yaba ngo yari Rukara muri abahanuzi n'abigisha uyu Simoni yari gikara cyane nicyo navugaga mu birabura harimo ibikara cyane bo bamwitaga Rukara uri kumva ndi kuvuga abandi bana bagendaga na Yesu zantumwa babigisha niba b'Abayahudi b'Abisirayeli kwitwaga Rukara icyo ndi kuvuga ni basomeza Bibiliya zabo
noneho rero ntibakatwagura ikinyarwanda gusa abashaka gukora ubushakashatsi bajye basoma za Bibiliya za King James n'izindi zitandukanye version zitandukanye aho Bibiliya yera yanditswe ikomoka ndetse na zira Bibiliya nka Bibiliya y'ijambo ry'Imana bajye bahuze kugira ngo barebe wa mugani imvo y'ijambo nkuriya rero ngo ni Geru muri Bibiliya yera ariko nko muri Bibiliya y'ijambo ry'Imana ni Rukara ahandi bamwita ngo ni Black yari ibaze nawe kugira ngo umuyahudi yitwa Rukara nuko yari igikara cyane ubwo ndi kuvuga ibya Bibiliya reka nongere ntangaza abantu hano mu byakozwe n'intumwa bice 27 umurongo wa 31 kugeza 39 benda kumwinjiza mu rugo rw'igihome Paulo abaza umutware w'ingabo ati ntiwakwemera ko nkubwira ijambo nawe aramusubiza ati uzi urugira iki si wowe wa munyegiputa wagomesheje abantu mu gihe gishize akajyana mu butayu abantu babicanyi 4,000 Paulo aramusubiza ati ndi umuyuda w'Itaruso ari wo mudugudu w'Ikirikiya w'ikimenywa bose kandi ndakwinginze unkundire mbwira abantu kumva uyu mutware afata nde w'Umuroma sibyo afata Paulo ati uyu nguyu wowe si wowe wa munyegiputa wagomesheje ari kubwira nde Paulo tuzi ko Paulo iyo mutweka muri filime kiba ari kizungu cy'igihe burayo kizungu rwose w'ibyanwa w'ibyanwa cy'igihe burayo uri kumva noneho Umuroma w'umuzungu akwati wamwirabura we si wowe wa munyegiputa wagize gute wagomesheje abantu ejo bundi ABCD amubwira ngo iki ukajya mu butayu n'abantu babicanye 4,000 Paulo aramusubiza ati ndi umuyuda w'Itaruso kumva icyo ndi kuvuga yankomuko Yesu twaje mu sano bya kera Dawidi Paulo barabizi neza famiye neza sibyo nawe muri famiye yo kwa Yesu kumva jewe ndi umuyuda w'Itaruso kumbe abayuda muri konfonde n'abanyegiputa icyo ndi kureka rero nk'ibi ngibi nagiye nsoma nkabwa ariko mu byukuri uzi ko uretse no kwisomeshwa biba gusomeshwa Bibiliya mu gikoroni n'umwuka wese tujyamo wa mugari ko bari amafilime badukiniye wasoma umurongo nk'ingo ntunatekereze bari kumwe ati wa munyegiputa we ni wa munyafrika we ko twavuze ko ijambo Afrika rijeje bundi wa munyegiputa we cyangwa se wa Munyethiopia we ubu ni wa Munyafrika we ni you black niyo langaje ya cyagiye wa mwirabura we w'umunyamisiri soje ubundi wakoze agatendo ko kugomesha abantu yewe ndi umuyuda arisobanura icyo twavugaga rero mu byukuri tutagiye kure ubundi najya ngo nerekane fact byibura nerekanye izo za research zakozwe za DNA basanga ba Maria Magdalena bagendaga na Yesu sibyo barabirabura abangaba ba Paulo mvuze bejo bundi abantu bakoze amafilime ya ba Petro ba Paulo usanga ari abazungu nyine barabirabura bavandimwe rero icyo nshaka kuvuga hano nuko abangaba nasomye aba Roma 9:5 ngo abiseri ari bo Yesu agize gute yakomotsemo ku mubiri buriya hari umuntu bati uri mu biki buriya imyizerere irimo amateka acuritse azana ibyago muka no mubiri njewe nk'umuntu wanditse igitabo kivuga ngo Imana y'iki gihe neka ari Imana y'ukuri nabajije abantu Yesu nkabaza abantu mu bushakashatsi ako ni Yesu wakwishuriye ni n'umupagani rwose ejo bundi arutse kwiyama abantu avuga ngo jewe no kuvuga ngo abantu benshi bagiye baganira nawe bagiye bakubwira ko guhishurwa ko bagikunda kuvuga ngo neretswe ari ku musaraba kandi jewe ndi kuvuga abonagare nabo nabashinze amadini sindi kuvuga abayoboke babo babana bo bari victim wowe wayobose washinze idini uvuga yuko Yesu yaguhamagaye wavuga ko Yesu yakwishuriye ukayokwa ari imbaga abakomeye naboroheje umva ngerageza usobanura Yesu yarameze ati Yesu yarameze bose bavuga ko Yesu ari umuzungu ni asa gute ngo asa neza ngo nkuriye tubona muri filime hari ugeze kutangazanira ngo yabitangaje kuri televiziyo imwe aba ngo Yesu ngo yabonye ngo asanga na Cristiano Ronaldo kandi umugabo nawe yaraperforminze bikomeye cyane none rero buriya nigeze kwicara ndibaza buriya urabona abanyarwanda turatekereza byanze bikunze
ese bwarakoze bane uzi ko ariyo mpamvu byashobotse yuko abantu abakristo bagwa mu nsengero bakicwa rwose politiki cyo mikaza ikinjira mu bantu shima abayobozi b'amadini declaration bakoze 2014 ivuga ngo ntitwigeze tuvuga ubutumwa bw'umwimerere twavuze ibintu twazaniwe gutyo byahinduye abantu kwa Kristo kwizina buriya kabisa giye banyomoye igikomere nari maze iminsi nibaza ibintu by'amadini dufite nimba se mu byukuri amadini adahagarika ikibi ahubwo agakora ikibi ubundi origine y'ibi bintu ni mu byukuri iyo mvuga gutya rero hari abantu bongera gutekereza bagashyira ubwenge ku gihe ariko uzi ko n'abandi badashaka gutekereza bati just we believe turizera gutyo gusa tuzanye ibyo bintu byawe biri mu bwenge n'iki ariko abantu bibuka yuko hari igihe cyageze aya madini twabatirijwemo twakomerejwemo sibyo twayereho amasakamento yose abayobozi bacu bafashe imipanga bajya gute baradutema bajya kwica abantu batema abantu rero kongera kuyereza ngo ibintu twizera bikomoka hehe uyu Yesu kuko uzi ko jenoside yabaye ubushakashatsi bwarakozwe bwavuga yuko ngo abakristo bari batuye u Rwanda bari hejuru 90%, ubushakashatsi bw'abakora 96%. Ariko noneho rero ngira ngo ikintu cyicaje abayobozi bakuru b'amadini mu Rwanda bari Musanze baravuze ngo ni gute jenoside yashobotse mu gihugu cy'abakristo hafi 100% nimba koko abakristo barakristo bukuri niba koko kwizera bishobora gukiza sibwo habaye impaka ndende bagasanga Yesu bari barizeye bagasanga ubukristo bwarimo ikibazo ngo ntibarakristo bukuri kiravuze mu byukuri njye nibaza ko kuki declaration nk'ingi ikorwa bigasa nkaho birangiye ari ikintu cyakicaza bakabati dushyirwanye kugenda n'usasa rero wa mugari dukora implementation y'imyanzuro yakozwe kuko nk'imyanzuro rwango ubu ngubu hicarwe hakorwe modire ngo zishyiraho ubukristo buno ngo bunogeye abanyarwanda ndabyibuka ari ingingo ya 5 kuko nsa nko yifashe umutwe najye mbigana abantu kenshi cyane cyo ndikuvuga sasa rero ntabwo kuba ndi gusobanura ibintu ari kuvuga ngo ndi kuvuga ubusa nimba uyu Yesu werekwa kwanza rega uyu Yesu tumubone nk'umuzungu n'abakoroni batuzaniye iryo dini nabaki n'abazungu baza batubwira yuko kuko bari abazungu twibuke yuko mu kinyejana cya 4 niho hatangiye gucurwa iki irasho yande ya Yesu nibwo hatangiye kurira mu bantu iya mbere yakozwe mu kinyejana cya 3 da igaragara muri Syria nubwo itagize impact kuko ntawe uyitayeho ariko icyo gihe imaze gukomezwa n'ubwami bwari icyo gihe icyo gihe barasakuje bati ko mukoze ishusho y'inzungu mubeshe kandi Yesu yari iki byibura kuko mwamenye gusenga ibyirwamana mwabicuriye amashusho nka za Zeus ati risi na Yesu mugize gute na Yesu muremye nimukora iki nimucura ishusho y'iki y'umwirabura ariko baranze ko baravuga ati ibintu igihe kizagera kuko mu ishusho nayo itanga information mu bwonko ishusho nigomeze ikabaho nubwo mu mategeko ya Mose Imana yahaye Mose yavuze ngo ntazajye usenga ishusho kumeze kose ariko buri shusho ikintu gikomeye cyane gitanga information ishusho itanga makuru rero barabazi ko gufata Yesu bakamugira umuzungu bakamukwiza mu isi yose ari umuzungu bari bazi impact bizagira kandi akaga isi ifite umunsi ndetse mvuge nanjye igisata mbamo cya Christianism kirimo akaga karemereye ibibazo biremereye ibyo biri muri Christianism n'amadini twayobotse nicyo kintu cya Yesu w'umuzungu dufite urumva uwo Yesu w'umuzungu rero nkandi wasobanuriye navuze ni Imana y'iki gihe Paulo yavuze ngo ni Yesu wundi ni Yesu utari original utatuzana agakiza Yesu wacunguye isi yose afite uruhu uriya mubiri washyizemo ibyaha by'isi yose ni uruhu rwirabura famiye ye nabirabura nibo basefarade ntabwo Yesu akomoka mu Rwanda abantu banyumve neza ajye tuvuga bahuze ibintu Yesu akomoka mu muryango wa Jinaha ahubwo twe turabavana bande ba Yesu mu mubiri n'abamwizeye mu mwuka rero kandi yagiciwe u Rwanda rwanegure Kristo turamaze twize twebwe mu Rwanda turabaheburayo mu mwuka no mu mubiri if we believe so twizihiye ibyo ngibyo amasezerano twagira isi ntiyazana dushyikira ariko twituriye muri aya mateka ya Yesu twacuriwe mu mashusho iriya misatsi mubonana abantu basome mu Bakorento criteria zarengaga abagabo ngo abagabo si byiza kugira imisatsi imisatsi itendeje ngo n'ubwiza bw'abagore ariko abagabo bari imyozaga
bakiyogoshesha n'aba Pawulo iyo bajyaga ahantu mu bayahudi bariyogoshesha bakimyoza uri kumva rero Yesu nk'umuntu Abagalatiya 4 bavuga ngo yaje yubahiriza amategeko yose nk'umuntu waje gusoza amategeko yose akemera uzi ko bamucebye akivuka wa muhango wo gukeba Yesu uzi ko nta musatsi yagiraga Yesu nta musatsi yagiraga biriya bisatsi bitendereje bya kizungu ni amashusho bakoze bari kuyahuza na za Zewusi zasengwaga kiriya gihe zirama na ziroma arizo za Jupiteri sibyo byari zimaze imyaka n'imyaka ikindi y'inzungu kugira ngo bikore iki bino mu bitabo hari ibitabo bigiye bisobanura kugira ngo bigende bite kugira ngo na colonialisme ikunde neza colonisation ikunde neza wa mugani ni mumva ko Yesu ari umuntu hari igitabo nazo nsoma kivuga ngo kwakonye bumvikanishe ko nimba uwo Yesu wazanye Christianisme mwisi wapfiriye abantu ari umuzungu iyo mentalite ya supremacy ije mu bantu yuko koko nta mucunguzi w'isi wakomoka muri black people rero uko ngira ngo dukunze kumva bamwe mu birabura bavuga ngo abirabura we bazapfara abirabura ega ni negro mugani ni nyamaswa n'abazungu nabo bavuga negro rose rega jambo negro rose ababihuza n'ibikoko abanyafrika toujours bazahora nyine abanyafrika yes ariko rero sasa icyo mbwira abantu rero sinzi buriya iyo ngeze muri Yesaya 19 ni isomo rivuga ngo icyo gihe Uwiteka azagaruka ku nshuro ya kabiri ngo bwa mbere yaje muri Egiputa cyaje aje kukura ngo abiserewe hehe mu buretwa azazwa kabiri ngo azabagarutse sasa rero agarutse no kwimenyekanisha isi yose biciye he muri Egiputa none ngo muri Egiputa ngo azajya muri Egiputa mu hagati mu mutima wa Egiputa kandi turabizi ko twese umutima wa Afrika ni mu Rwanda c'est un pays localisé au cœur de l'Afrique ari muri ibyo cyo ngo isoko ya Nili mu mutima wa Afrika aho rero muri Egiputa niho bamwe bagiye babona gutyo mu buhanuzi hari n'ababyerekwaga ntibamenye ibyo berekwa babona yuko ngo harunga ubuhanuzi ngo hari ubyose ngo bukomeye cyane ngo buzaza mu Rwanda bukongeze ngo East Africa ngo n'isi yose hari chaîne dukoreraho tutangira amasomo yitwa Rabagirana Family TV barimo twekana profesi imwe y'umukecuru wo muri Nouvelle-Zélande yeretswe kera cyane yerekana ngo uburyo ibintu bizaba mu Rwanda ariko yerekana ngo umuco mwinshi cyane w'ubutumwa bwiza ubufite imbaraga iyo buze ubutumwa bwiza cyane ni ukwisobanukirwa abantu bakamenya identité yabo ngo umuco mwinshi cyane ngo uzaza mu Rwanda no mu Burundi buri akenshi cyane Imana bivuze u Rwanda n'u Burundi ntabwo bitandukanye kuko u Rwanda ntabwo Imana ibona u Rwanda n'u Burundi nk'ibihugu bibiri bitandukanye ni igihugu kimwe habitually abavandimwe bahuje amaraso bahuje ururimi bahuje umuco uretse ko ari n'ibihugu bitandukanye ejo bundi kubera za gahunda z'ubukoloni u Rwanda n'u Burundi ni igihugu kimwe pepe n'abavandimwe bakomoka mu miryango imwe usanga ngo araba ya miryango 12 y'abazigaba baguranye baje kubumbira hamwe amoko mu Rwanda ni ari no mu Burundi yose akomotse Abraham baze nibazo by'amoko rega n'abavandimwe byo rwose n'abavandimwe rero bigaragara yuko icyo gihe impinduka zizaba ku isi Imana iri kwishurira abanyafrika igihe kizagira Afrika igihugu gikomeye cyane kandi rega na mbere buriya na mbere Afrika itaragurwa n'ubukoloni cya gihugu gikomeye hano ko Afrika nicyo gihugu gifite ubutunzi n'iterambere rya mbere rya Afrika ya hano bazi civilisation egyptienne civilisation ya mbere y'isi ni muri Afrika ariyo Egypt bibuke na Abraham ahabwa amasezerano muhaye satera inzara yasukiye muri Egiputa bibuke yuko igihe cyaje kugera hagiye cyageze inzara itera ku isi yose irasonza Egiputa ari Afrika aricyo gihugu gikize cyonyine ku isi bigenda bite ntibazi se ko Farao no kugwa Yosefu ntibazi ko ari igihe cyageze Afrika igatunga isi amahanga yose Burayi twita Burayi nahe bakajya baza gusuhukira he na Aziya ntuzi ko Yakobo babaga muri Aziya inzara igiye kubicirayo abazungu bakaza gusukira ahangaha rero na Yesu ubwe na Yesu kino gihugu cyacu Yesu yagihungiyemo cyagihe ashaka kumwica yaje muri rero isi yose n'umukiza wacu bahungiye muri Afrika rero buriya gukandamiza Afrika nuko babonaga potential Afrika ifite ariko mu masezerano ahari nuko Afrika izasubirana
umurage wayo. Ikintu cya mbere rero ni iki, no kwisobanukirwa. Kandi buriya ibintu byose, ikintu cyose wakora ibintu bidaciye muri angle y'imyemerere nta change yaboneka, kuko abantu ukuntu umuntu aremye, umuntu n'umwuka afite ubugingo atuye mu mubiri. Iki gice cy'umwuka ni igice gifata n'imyemerere, uburyo abantu bizera. Buriya abantu babyanga cyangwa babyemere, imyemerere niyo buyisi. Imyemerere buriya niyo buyisi rwose. Uramutse urebeye hafi bavuga ngo politike niyo buyisi, ntago politike niyo buyisi. Ni analyse twakora ndende. Politiki za mu myemerere kuko byose bica mu buryo muri mentalite. Muri mentalite. Kandi mentalite utiye ikintu kibaza ngo Imana. Ariko hazamo n'ibintu by'iterabwoba, kuko ibintu by'Imana byumva mu bintu. Niyo mpamvu nyine impamvu rero buriya imyemerere ibibazo niko politiki jitwaje Imana sasa. Kuko bikarangira rero ngo Imana irakwica, ngo Imana ngo irahana, Imana igira gute, so hakazamo ibintu by'amakonfuziyo muri ibyo bintu. Buriya ndamutse ngusomeye ibaruwa ura Leopold yandikiye abakoloni ahaye abatuzana idini ngo ibaruwa yabahaye ababwira umurongo bagenderaho bakumirwa kabisa. Upasa ibintu koko ni gute abantu bari kutuzanira ivanjiri imeze gutya, jenoside ikaba koko. Kuko ikindi kibaho, abanyarwanda ngira ngo ubwo ivanjiri yazaga mu Rwanda bayemeraga ku nkoni. Cyane ku nkoni bayime ku nkoni. Kandi urumva erega ibaruwa ya Leopold, sibyo, discours du roi Leopold au missionnaire accueilli au Congo belge, signifite na se muntuza ubuzi iyo baruwa kurivuga mugende ubuzi doctrine batuzaniye ni doctrine yo kuduhamba, kuduhindura igegera mu bwonko, yo kuzapfuta menya Imana. Uri kumva abo ni bande? Ni babera bihaye Imana, kugira ngo turebere icyo kintu gutyo. Sasa icyo navugaga, kuki se bavuze ngo nibyo nkuze kuvuga, kuki ubukorone inama amaze kwa yabere batavuze ngo tubikoze mu izina rya politiki, tubikoze mu izina ry'Imana ikomeye. Ikirete ni gute dushobora abantu tukabageza ku cyo dushaka, nuko tubashyira n'ivanjiri twabacuriye. Kubera iki nyine byaje byitwaje Imana? Nicyo navugaga, imyemerere niyo buyisi. Cyangwa nuko nyine wenda birahura na cya kintu uvuga ko Abanyarwanda nyine aribo Banya-Israheli bunyakuri, cyangwa se aribo ba Heburayo nyakuri, n'ubundi ubusanzwe bari basanzwe bemera Imana. Yego. Colonialisme ibwo yazaga izana ihera ku bijyanye n'imyemerere, ihera ku byo kwizera Imana, kukubwira ngo Imana ihera hehe yazanye Imana nayo. Icyo navugaga eka nkwereka UNESCO yashami rya Loni ririya rya education na culture y'umuco n'uburezi muri preambule yabo hari ntuza statement yabo nasomye bavuze ngo les guerres, intambara zose, les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes, ngo et c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Navuze se abantu ni marayika wicaye hariya yavuze ngo ibibazo byose n'intambara biri mu isi ngo bituka mu mwuka bijyanye n'imyemerere. Intambara zose ziri politiko izi tubona ngo ziba zaturutse mu mwuka w'umuntu, ni no mwuka w'umuntu, sibyo, ngo bigomba gukemuka biturutse. Niba utagiye mu mwuka w'umuntu ntabwo uzakemura ikibazo. Wowe uzabona politike ni nka resultat z'ibintu byavuye mu muntu. Ntuza barimo bavuga ibyo ntuza uriya perezida wa France Macron Emmanuel yize ngo ibintu bya filozofi. Hakiri yigeze gutangaza hari inama y'amahoro yabaye muri France, yigeze kuba nimba ari 2019 nimba ari 8, avuga ngo intambara ngo y'isi yose ngo yatewe n'ibisazi bya muntu, byo muri spirit y'umuntu. Ariko udefana kuko we nk'umufilozofi wize ibintu bya filozofi, intambara y'isi yose ya mbere avuga ngo ijya kuba ngo yatewe n'ibisazi bya muntu. Ibisazi bya muntu byavuye muri spirit y'umuntu. Icyo ndikubwira sasa rero nuko ubu turi kuvugana nkuko nigeze kwivuga umuntu wa twavuganye hirya ya kamera bati ibintu bimenyekanye Abanyarwanda tukamenya ko Abanyarwanda ni twebwe wa mugani nkuko hari umukuru w'igihugu ugeze kuvuga ijambo rikomeye aribwira abana b'urubyiruko muri Serena abati mwari muzi ko abantu bose bakomoka hano iwacu mu rugo hano mu Rwanda. Bose mubona b'Abashinwa, Abanyaziya, Abanyaburayi, Abazungu, bose ngo mwari muzi yuko burya bakomoka ngaha. Burya iyo bagarutse iwacu niyo meme bari kutwigisha muba muzi ko burya bagarutse mu rugo. Yego bati ibi bintu uzi kwimenyekanye ubujiji bw'ubuguryi ngo bahuta Abatutsi, ugasanga abana bari gushira mu ishyamba
ngo bagiye gusohoza ngo iki n'ibiki umuntu ushaka abatutsi ushaka abahutu uzi ko ubugoryi bwashira mu banyarwanda aho bari hose wabwo tukinjoyinga uyu murage niyo mpamvu ati Imana ntabwo bizaba kera agiye bimenyekana bigatinda kumenyekana bakazamenyekana bamwe barapfuye barashize ibi bintu bizabanguka nanjye nkiriho ninjoyinga ubuzima akongera nabwiye ni humura uzabukiriho bizabukiriho kuko amasezerano dufite Uwiteka agiye kubyihutisha. Hanyuma pastor wenda tukiri kuri icyo kintu ubaye nk'usoza kuri cya kintu cya Yesu umwirabura buriya wenda se icyo navuga wanabigarutseho cyane aho bavuze ko hari abantu benshi bajya mu mayerekwa yo kwereka Yesu w'umuzungu ntibajya berekwa Yesu w'umwirabura ntabwo bajya bamwerekwa uwo Yesu w'umuzungu nawe berekwa ni wa wundi tubona mu mafilime usanga bamwe bamufite mu masaro bandi mu byumba mu nsengero umupagani uriya wakinnye utanemera ibyo yakinnye aherutse kuvuga ngo agiye kwikinira ngo ntuzagiye kwikinira porno noneho kugira ngo muveho ariko irabese ngira ngo habanze idini rigera mu akantu kugira ngo adasenya ibintu byabo nibyo bivugira analize yanjye navuze ko yashyushye avuga ngo agiye kwisohora kuri tayisoye ariko hari n'umuntu babimbwiyeho sinzi baho bakuye amakuru bati yego ko idini ryaramuhaye ryamukijije ubu ngubu abikine ibintu byo bisenyuke by'imyaka n'imyaka ariko byibura reka dufate ko ufite imitekerereze y'uko ari umuzungu ariko noneho uvuge ngo njye nahuye n'abantu benshi cyane hari n'umuprofeseri w'umudamu wigishaga hariya muri kaminuza y'u Rwanda hari Butare muri Huye yavuze ati jyewe Yesu mbona nuriya neza muri filime ati nabonye Yesu ati njya mubona arimo ati nk'iyo nakoze icyaha nemo mwigisha ubutumwa bwizo umuprofeseri ati nk'iyo nakoze icyaha njye kora nkabona aranyishyura ati uriya neza text wari uma ati yambaye imyenda y'umweru igishura cy'umweru ata kuri umuntu atari kuva amaraso mu biganza mu ruhanga neza ati niwe text wari uma maragade ndavuga ntese mu byukuri kandi ni umuntu ukomeye cyane mu bukristo niba abantu b'inyangamugayo babitonze b'imfura mu idini umeze utyo rwose ariko kwerekwa Yesu yabonye muri filime nkavuga mu byukuri ubu ngubu ejo hacu nimba tuvuga ngo ejo hacu urabona mu byukuri iyi myemere yabaye myiza mbeki nkubwira nakubeshye ubu na Christophe mfite amahoro bari babona n'ubwo bangira hano bibaza boldness njyane turuka nisuke tufite yo mu mwuka wanjye buriya mfite amahoro wowe utarayishurwa byari meze bite naho nagubwo nawe Yesu uyungu tubona amafilime ajya kumwerekwa oya nagize Imana ntabwo namubonyeho ariko hari nko buhanuzi bajyaga bwarahabuye abanyarwanda ngo banyabura ngo bagiye gupfa ngo barimbuke ngo hapfe kimwe cyaga ngo bya gatatu ubwo buhanuzi nibwo bwari bwaraguhabuye byaje bituma abanyarwanda bahunga n'iki nanjye najyaga mbyemera kera ntaramenya Imana iki gihe najyaga mbyemera kuko byabigenda bivukiyemo mu idini ryacu ry'umwuka wose bavuga ati bya bintu gusa baduhaye amatariki arenga nka 20 yego bihusha ariko se wamugane njya kubivamo Imana igenda kungenderera nanje nibaza ariko se wamugane wayi Rwanda tujuru u Rwanda rurimbuka Imana ihora icurira umuborogo ngo ugiye kurimbuka abantu baza mu munsi nirwo rwacuze intwaro za kirimbuzi nirwo rwazanye ubutinganyi ku isi kunzi nirwo rufite rworora ibyihebe kunzi hari ibihugu bifite imitwe y'ibyihebe iyi ngiyi ikarimbura abantu gucya hirya no hino niba mu Rwanda u Rwanda kucya ari rwo tujuru Imana ibanga irarimbuye wayi nibwo ariko nzana narize u Rwanda niki Rwanda niki bituka he nibwo naje kumenya u Rwanda menya iyo Mana ishaka kurimbura u Rwanda buri munsi banga u Rwanda rapfuye abayobozi bararimbutse iki n'ibiki ugasanga abantu bashikuye mu madini nibwo naje kureba umwuka utuka he sasa rero naje gukora research nanjye nari victime w'ibi bintu we cyo navuga umunezero mfite burangira amahoro kubera nta munyedini washuka ubu komuka hehe kuko nagize amahirwe yo gusesengura ibyo twemera twese mu Rwanda no kwisi bikomuka hehe nari kuta Burundi bivuga ngo Imana y'ukuri Imana kigiye ubu rero mfite stabilité yo mu myemerere rero urumva nk'uyu Yesu ariko disa umuntu w'inshuti ari umugabo umwe n'umudamu umwe ni bigeze kunsanga bambwe ko bigeze gushurwa Yesu nguyu yabishuye kandi sanga the message yabahaye yari authentique kuko atabwo babaye confused babaza ngo ko twamenye ko Yesu ari umuzungu tukatubona wowe tabatije ntabwo ndi umuzungu ariko ntazi ni fact bari bafite bakiraho none se ubwo ariko uzabana banezerewe kubera ibigano ndi gutanga rega abantu benshi cyane bari kuzuka mu myemerere no mu myumvire kuko rega mu byukuri Paulo yari umwirabura intumwa barabirabura sibyo bamose barabirabura
abaremba n'abirabura natwe turabirabura mbese fade bose n'abirabura ubwo kuko Yesu umwirabura Yesu umuzungu ibyo ntibyakwivuga nk'intambara yo kurwanira ikintu runaka kurwanira umwe ati Yesu n'umuzungu undi ati Yesu n'umwirabura ibintu uri kuvuga ubu siko byakwiye buriya mu gitabo cya gitabo kindi narakirangije ngiye gusohora muri introduction nabivuze si intambara kabisa si intambara zo kuvuga ngo kuko buriya nimbuze ijambo ry'Imana neza icyo navuze nta supremacy uzana y'amoko Imana yaremye abantu n'imwe aho polisi rero twebwe dufite niyo spirit yo kumva ko turi hejuru ariko mvuga kandi mu buryo umuntu uri hejuru burya nta mahana agira burya intare nta mahana agira bamugane intare nta mahana agira icyo ushaka kuvuga nini abanyarwanda nk'abantu umuntu wa mbere wacu Adamu wabyaye bose ari hano iwacu umubyeyi wacu abandi bose tugomba kubabarira uko basa kose ni abacu sibyo ni abacu none nk'umukristo rero nta supremacy mu moko twese Imana yaratwemeye twese Imana yaturemye Imana ibyakozwe n'umwa 17:26 ngo Imana yaremye umuntu umwe imukomuraho amoko yose n'abantu bose rero nimba wemera Imana ntabwo bavuga ngo uyu nguyu ngo ari hasi ngo ari hejuru icyo dushinze abazungu kukira kushije amoko bateza amahane nibareka amahane bateje nibahumura abirabura nta mahane tuzabatezaho kuko twarisobanukiwe nibahumura ntabwo tuzabitura inaye batugiriye nibatuze twebwe turi mu gihe cyo hakeye tuzanegosiya dusangira ibihari ariko kwirata ngo nibo Mana dupfukame tubasenge ibyo ngibyo bamenye yuko biri kurangira ubwo se nabene waba umeze wowe wabutandukanye n'umupoliticiye uvuze gutyo kuko ndibaza kuba abanyarwanda bamenya ko ari bene Adamu kuko ari bo origine ya Adamu na Eva bibamariye iki birabungura iki burya rero icyo nabanza gusa nkubakanguraho nibanze bamenye ngo ese ubundi uwaguretse amateka wewe yashakaga iki icyo nicyo ushobora kubabaza nawe yego hanyuma noneho byatuma ngusubiza ukumva nimba havuga ngo reka tugoreka amateka sibyo tuvuge yuko mwebwe muri nyamaswa negre sibyo ni nyamaswa abirabura mu nyamaswa sibyo mukubaka ku nyamaswa ntabwo muri abantu kumva azi neza yuko ari mwebwe ba mama babo nimwe babyeyi babo sibyo iyo supremacy nicyo navugaga umuntu nakurindagiza akayobya iyo uva ntabwo uzamenya iyo ujya nawe wakoze ubushakashatsi reka mubwire sasa rero buri ikintu cyitwa n'iterambere ry'ibihugu ryubakira ku kintu cyitwa ngo sibyo amateka mbenanira amateka buriya ubona ko komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge nta kwitagira ari igitabo yanditse kivuga ngo amateka y'abanyarwanda uri kumva barimo bashakisha abanyarwanda dukomoka hehe wamugane kugira ngo kuko iyo twamenye amateka bituma tutarwana ariko iyo umuntu akubeshye ngo akubeshye amateka hirse bati uriya mwice kuko ni iki ugasanga niba umuntu ayobeje origine yawe burya iterambere ry'igihugu kandi tuvuze igihugu na ensemble ibyo byose mu gihugu harimo n'imyemerere igihugu harimo imyemerere harimo politike harimo n'ubwo bukungu kuko mu mateka y'u Rwanda tuvuga yuko u Rwanda rufite rwubakiye ku nkingi eshatu inkingi y'icyezamana ariyo bokamana inkingi y'ubwami bw'inka ubwami bw'inka ubwami bw'Imana n'ubwami bw'inka ariko bukungu ubwami bw'Imana ariyo bokamana hakabamo n'ubwami bw'ingoma ariyo politike niwo murage twasigiwe n'abakurambere wenda dusa nk'abasoza kugira ngo usoze ikiganiro cyacu kuba nk'umuntu wakoze ubushakashatsi hari byinshi wamenye ariko ubunye n'umuti yego sibyo kuba abanyarwanda bamenye ukuri bakisobanukirwa yego inyungu zaba zihe ese babashije kuguruka amateka bo byagenda gute cyangwa babashije uvuga ngo abanyarwanda bahinduriwe page cyangwa se abirabura bahinduriwe page yego uyu munsi bamenye ukuri bizagenda gute yego babandi baguhinduye ku bw'inyungu runaka z'umubiri cyangwa se z'uzindi yego bo bizagenda bite sasa rero ibyo ngibyo nta nubwo nabisubiza wese mu murongo wa Christophe gusa ni nacyo navuze tugitangira nacyo gisubiza Imana yavuze cya Afurika kizaba nyuma yuko Imana izimenyekanisha ikibwira abanyafurika burya mwabaho imyaka n'imyaka musenga izindi mana sibyo mubaho musenga ibyo mutazi kandi ni nge wabaremye mwega abanyafurika mwega abadamu sibyo you black people ndabarema abazungu bose murangije nyine cy'ubwira bene Imana y'iki gihe Imana y'isi
yashyize systeme kugira ngo ikandamize ihime nk'Imana. Erega Imana ivuze ngo Adamu ni umwirabura, igashima ko Yesu avuka ari umwirabura, Satani akamwita umuzungu, abagira ngo ayenge gute anahinyuza Imana. None anyuza Imana habemo za ntambara mudashaka mwebwe nk'abanyamakuru n'abascientifique, muri dushaka izo ntambara ngo z'Imana ngo nashitani iki n'iki ngo bize bite ngo murakava igitimi iki n'ibiki zacu zufimuzana ngo ntidushaka kwemera iki n'ibiki nakazi kanyu. Ubundi se kuva yego mubivuga birabareba namwe murongo wayo muhange yanyu, ariko rimwe na rimwe umva ari byo. None se ubundi pastor yo irabona nakikubaje kare inyuma ya kamera, iyo uzagusanga Satani ari uvugwa nk'umuntu mwiza waremye isi n'ijuru. Yego ubundi se sinavuse bambwira ko ari mwiza byari kugenda gute? Nubundi niwe nigishwe giye kuko mu idini wo nakire imbere ni Satani wari wambaye umwambaro wa Yesu, niwe nasengaga no muri bambwira ko ari mwiza wamuha agakize ko kadashinga, sibyo ari nawe watumye twicana, niwe muri nareze yakonza kumenya no ukuri. Muri so ikintu uvutse icyo cyambere amakuru se ko ari yabyara umuntu, iyo uvutse ibyo ngibyo nibyo bikubyara nibyo ukurira muri ibyo. Hari nuzi wenda ko uwo Satani awo mwita mubi ariwe mu ari Satani witwa mu bundi agacu yari ngo yari nyenyeri yo mu ruturuturu yari ejo bundi nasanze abantu Lucifer ku kinyamakuru bari mu bajya impaka umungu mupase yameje impaka n'umupfumu. None ndabareba ibintu bari barimo uretse ko byangije umupfumu mutsinze kuko uzi ko abapaseri bacu abanga benshi cyane nta narigima bafite z'ibyo bemera biragira mutsinze amwemeye. None naje kubaza paseri se paseri ubundi mu byukuri Imana nangiye kumuvuga mu izina kandi atari ngombwa uwo mupfumu ariko no musari mu kino gihugu Imana uri akorera arazwe cyane Sarongo hamaze isi hari sagi komeye cyane we n'abapaseri yanabwira ko ubundi paseri ubundi we na Sarongo iramana ntamaze ntiyacurangiye Imana ureba nawe ura Yesu yari yavuze yemera akorera atangira ibya 10 ni Imana ikiza abantu ubundi aho bitandukanye yawe nasanze ntacyo twapfaga nimwe rata sicyati none abanyamakuru kwande yasavuga ati shati byane uri kuvuga koko bya Yesu wundi n'Imana y'iki gihe aturi kugenda byisobanura kabisa ati buriya mu byukuri mu matanya ntabwo byumvikana ariko ibintu yari kuri kugira kwisobanura buke buke. So icyo ndavugaga rero mu byukuri finally abantu basomeye saa 19 reka nsome umurongo umwe aravuga ngo ibihanurwa Egiputa. Iyo tuvuze Egiputa mu gihe cyaba Bibiliya yandikwa rwose Egiputa Afrika iryo zina nigeje bundi rya itarazana nko ku Rwanda narwo rwakira izina ejo bundi n'iza Tanzania gutyo kera kano gace bakitaga Havira agace akahavira na Eden gutyo byaje bisimburana. Rero iyi Afrika ivugwa muri biraho zose ngari Kushi bashaka kuvuga Ethiopia bashaka kuvuga Afrika ibihanurwa muri Egiputa ngo dore Uwiteka ahetswe n'igicu kihuta aragenda ajya muri Egiputa sibyo ajya muri Egiputa avuga yuko hari ibishushanyo bya Egiputa bizanyeganyega imbere ye umutima wa Egiputa uzashogera mu ndaye. Uri kumva avuga yuko ngo azabateza n'umwami w'umunyamwaga bavuga ngo umwami w'umunyamwaga nzamusobanura amasomo gutaha n'umukoroni bavuga hano bavuga iriya Imana gasani nzabereka amateka yayo. Uzi ko banayivuga muri ya nkonyamagambo yo mu Gisumeri yani Imana abantu Nimrodi bahanze Imana ziramana zingure zaje zo bigano tuzakora utani gasani na n'uwa mwami w'umunyamwaga gutyo n'ibyo ngibyo aba bantu babiri. Okay reka tuzabigana ubutaha. Icyo ndi kuvuga rero Uwiteka ngo naza avuze ibintu bizaba ariko avuze ikintu azakora kuri 18 19 uwo munsi hazaba igicano cyubakiye Uwiteka mu gihugu cya Egiputa hagati. Ibi nibyo reka mbwira abandi bajya bahanura ngo ububyutse buzaza. Hari n'abantu b'abanyamakuru hanze Imana y'ukuri yagibwe yuko mu Rwanda hagiye kuzashibuka urumuri ruzamurikira Afrika yose n'isi yose. Nibi ngiye yasavuze rero ni igicano cy'Uwiteka azubaka muri Egiputa mo hagati kandi kabira abantu ubu ana tereme yitwa ngo ububyutse buzaza. Urwo bubyutse buzategura umugeni wa Kristo kwa mwemera kuko mbere yuko Yesu agaruka Afrika izahishura icyo cy'Uwiteka mu isi bihire mu Rwanda. Ni ibintu bikomeye cyane byo ibingibi byo rwose ushobora kutabyemera bitewe n'ibyo wemera ariko Bible tuvuga iri kuvuga hangaha iri kuvuga Egiputa mu hagati bari kuba ibintu bizaba reka nk'abantu akanu gakomeye bavuga ngo nk'umurongo wa 18 woheje gato uwo munsi mu gihugu cya Egiputa hazabamo imidugudu 5 ivuga ubunyakanani. Reba muri Egiputa bavuzemo ngo imidugudu 5 agacuwari imidugudu 5 bavuga imidugudu nk'imidugudu ahubwo ni ibihugu 5. Uzi imidugudu bari kuvuga n'u Rwanda, Kongo, Tanzania, Burundi na Uganda. Imidugudu 5 izavuga ubunyakanani. Hanze yakamera umugabo uri mutubwira abanyarwanda batuye kano karere
uretse ko na mbere yuko abakoloni bagiye gute bakagabanya u Rwanda bakarunusura bakaruhindura ubusa ariko bigeze no kuhanagura uzi ko bagize kuhanagura noneho ku Rwabirigi u Rwanda ngo rasutitere ruba indagizo ya Kongo bari hanaguye burundu muri barushakaga banje gupasura ubutaka bwarwo barurangije agasege baba ngo tugahanagura nako agasege kabe indagizo uri kumva so rero ariko Bibiliya iracyabona u Rwanda kabona imidugudu 5 ugizwe nabo bavuga iki urwo rurimi rw'Umunyakanani aricyo Kinyarwanda aricyo Gisumeri naje gusobanura Gisumeri cyavugwaga mbere ariko rurimi rw'Igiheburayo cyukuri ari nako rurimi Adamu yavugaga na bano so rero icyo ndikuvuga bari kuvuga ngo igihugu umudugudu umwe uzitwa basona bakoze nabi translation hano mu Kinyarwanda baretse ngo umudugudu wo kurimbuka nabakoze translation nabi urumva ngo ni umudugudu w'izuba bavuga u Rwanda hano sasa rero u Rwanda ngo umudugudu w'izuba ngo ni Sun City kuko nirwo ruzamurika ngo rumurike muri iyo midugudu 5 ivuga Urunyakanani ivuga Ikinyarwanda harimo ngo umudugudu umwe uzamurika umurike East Africa buri abana nibabona izi ntambara zo muri aka karere zidahoraho za Satani Imana iki gihe ishaka kurimbura ubuhanuzi bundi bukaza bwa Satani bw'Imana iki gihe abantu ntabwo baba bazi monde iri gukinwa ni Satani udashaka yuko iby'aka karere bisohora iby'igihugu bisohora kuko karo karere ka karere kiki ka Edeni kavuga ururimi rw'iki rw'Igiheburayo rw'Ikinyakanani rwa rurimi nde Adamu yavugaga ibi byose n'ibintu Imana iguhishura finally kumperuka y'isi kuko nyuma kamubwiye Mekido wenda hanga ugiye kuzabona abaperezida bo kwisi biga Ikinyarwanda ugiye kuzumva amaniversary yo kwisi yigisha Ikinyarwanda wayi kubera iki u Rwanda ni Ikinyarwanda ni igihugu n'ururimi rukomeye cyane nirwo rurimi rwa muntu izindi zagiye zijya gute zagiye ni zaje nyuma zisa nkaho zikomose zishibutse kuri rw'iki ururimi rw'umwimerere utinya nawe reba mu myaka 5 ibihumbi 5 ishize sibyo oya aguse 5 myaka 5 se mbere ya muri cyagiye muri ya civilisation ya Mesopotamia ya mbere ni ya mbere ndi kuvuga kuko hari umugabo witwa John Haraloni hamwe n'ikipe bakoze inkoranyamagambo ivuga Igisumeri cyo mu myaka 5 mu gihe cya Sama ndi kuvuga ni Sama ni gihe cya Nowa yatuye mu mujyi wa Shurupake muri Sumeri Abraham yatuye mu mujyi wa Uri ndi kuvuga ni Uri ya Sama yari taba Uri y'Abakaludaya ko Abakaludaya baje nyuma Mose yandika bize ngo Uri y'Abakaludaya ariko yari Uri ya Sumeri kuko we yabyanditse Basumeri maze gufata ntuza bose bavugaga urwo rurimi so rero mu byukuri ururimi rwa mwene muntu rwa rugino yaruzi kujye kizaje ruzigo kuko nose utuvugana hari amashuri amakaminuza yimwe ari kwiga iki ari kwiga Igisumeri aricyo Kinyarwanda bagasanga nicyo gihura naje kwereka yuko amagambo yitwa Kigali ni big place ari mu rurimi amagambo avuga umuntu amagambo avuga uwo gasani ngo rugira amagambo avuga amagambo menshi cyane hagenza nemeye ko hano nzaza nkakora nk'urutonde urutonde rw'Ikinyarwanda cyo mu 2005 rwanditswe mu 2005 muri Sumeri akivuga umunsi kandi abantu bize ibintu bya linguistique hacyo kitwa evolution de la langue evolution de la langue mu myaka 100 usanga ururimi rwatakaye pe burundu rwatakaye uyu munsi abantu bashakisha Igifaransa cyo mu kinyejana cya 12 nyuma Yesu Kristo ntabwo Ufaransa ukigeye yagisoma kimeze nk'ibintu bidasomeka bitumvikana barashake n'icyongereza cyo muri cyo gihe icyongereza cya mbere ntabwo gisomeka ko ki avec l'évolution de la langue ururimi rwatakara burundu ariko biratangaje kubona ururimi rwa Adamu ururimi rwa Nowa ururimi rwa Abrahamu ururimi rw'Abaheburayo ururimi rw'Abanyarwanda uyu munsi rukigaragara rutarangirika ninde warurinze rero ni Imana rurinze ko iki kuko ifite umugambi pastor reka ni byinshi reka duse nk'abasoza kuko yes kandi nitwanaganyiza ba mugani bari biki cyane ibindi n'ubutaha uzagenda uvuga buke buke ubabwira ngira ngo nabwo babyumva neza kuko iyo bibaye birebira keshi biranarangirana pastor reka ngushimire ku bw'umwanya wawe namwe mwakoze cyane ngushimire ku bwawe na ministeri yawe Rabagirana yego ministry ikomeje gukora iki kintu cyo kwigisha abantu cyangwa se kijyanye n'amateka abantu nibo bakwiye gufata iya mbere mu kwihitiramo no kugenzura koko niba ibyo babwira ari ukuri nibyo ngira ngo ubushakashatsi uremerwa
ugakurwaho n'ubundi reka tugushimire rero kandi tubwira abantu ngo bakore subscribe kuri iyo channel yawe yitwa Rabagirana Family TV. Yego Rabagirana Family TV, ibyo batabonera kuri Bwiza TV bashobora no kubisanga kuri iyo channel yawe, ngira ngo tujya tunayishyira hasi ku biganiro tuba twakoze kugira ngo babashe kujya kuyisangayo. Abandi bakashaka ndetse nkaba nimero yanjye. Yego bahe nimero yawe. Nimero yanjye ni 0785 665 4 wayisubiramo 0785 665 4 bakahamagara, bamwe bahamagara tukaganira, abandi tugachatinga, abandi tukarushaho guhana ama reference y'ibyo mari kuvuga byavuye he ndangira mbibone gute. Iyo umuntu muri kuganira muvugana byinshi. Tunababwiye ko ufite ibitabo byinshi umaze kwandika, hari biri mu library cyangwa se bashaka guhamagara kuri iyo nimero ukaba babasha kubibaha cyangwa se bakabasha kubyishyura. Reka tugushimire tubwira abakunzi ba Bwiza TV na Bwiza.com ngo ibi ni nakagaruka, Imana ibarinde kandi ibahe umugisha. Yego.